mushumba mwiza urwuri rutoshye mushumba mwiza. Bana b'Imana nimuhumure, Kristu n'umwami w'amahoro. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri cyumweru cya 34, icyumweru cya Kristu Mwami w'ibiremwa byose, tariki ya 22 Ugushyingo 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 34, umurongo wa 11 kugeza ku wa 12, umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Nyagasani Uhoraho aravuze ati: dore njye ubwanjye ngiye gukenura amatungo yanjye kandi nyiteho. Uko umushumba yita ku matungo ye igihe aba ari hagati y'intama zibyagiye, nanjye niko nzita ku ntama zanjye nzivana ahantu hose zatatanyirijwe ku munsi w'ibihu n'umwijima. Ninjye ubwanjye uziragirira intama zanjye, uwo ni Nyagasani Uhoraho bivuze. Njye nzazibyagiza ziruhuke, nzashakashaka izazimiye, ngaruri yari yatanye, yakomeretse nyomore, naho yari irwaye nyondore, ibyibushye ikanagira ubuzima bwiza, nkomeze kuyitaho. Nzaziragira zose nkurikije ubutabera. Naho rero mwebwe ntama zanjye, nimwumve uko Nyagasani Uhoraho avuze: dore ngiye gukiranura inyagazi n'izindi ntama, nkiranura amapfizi y'intama n'amasekurume. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 23. Uhoraho niyo mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Uhoraho niyo mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye, anshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane, abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, nta cyankura umutima, kuko uri kumwe nanjye. Inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye hategura ameza, abanzi banjye babireba. Ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Koko neza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, aba ariho nibera iminsi yose. Uhoraho niyo mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 15 umurongo wa 20 kugeza ku 26 n'umurongo wa 28. Bavandimwe, Kristu yazutse koko mu bapfuye, abumuzuka mbere mu bapfuye bose. Nkuko kandi urupfu rwakuruwe n'umuntu umwe, ni nako izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe. Kimwe nuko bose boramwe bitewe na Adamu, ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristu. Nyamara buri wese mu rwego rwe. Uwibanze ni Kristu, nyuma hateho abamuyobotse igihe azazira. Nuko byose bizarangire igihe azegurira ubwami Imana se, amaze gusenyagura icyitwa ubuhangange, ubutegetsi n'ububasha cyose. Kuko agomba kwima ingoma kugeza ubwo azashyira abanzi be bose munsi y'ibirenge bye. Umwanzi w'imperuka uzarimburwa ni urupfu. Nuko rero igihe byose bizaba bimaze kumuyoboka, ubwo mwana nawe ziyegurire se wamweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose muri bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 25 umurongo wa 31 kugeza ku 46. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye agira ati: igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo, ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe ye y'ikuzo. Ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye, maze azatandukanya abantu nk'uko umushumba asobanuye intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso. Nuko rero umwami azabwira abari iburyo bwe ati: nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mu mpicyo kunywa. Naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zamusubize ziti: Nyagasani, twakubonye ryari ushonje, maze turagufungurira. Ufite inyota tuguha icyo kunywa. Uri umugenzi turagucumbikira. Wambaye ubusa turakwambika. Urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Nuko umwami azabasubiza ati: ndababwira ukuri, ibyo mwagira umwe muri aba bavandimwe banjye baciye bugufi, ninye mwabaga mubigiriye. Hanyuma azabwiye nabi ibumoso ati: nimumve iruhande mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka wagenewe Sekibi n'abamarayika be. Kuko nashonje ntimwamfungurira, nagize inyota ntimwampa icyo kunywa, naje ndi umugenzi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ndwaye cyangwa ndi imbohe ntimwaza kunsura. Nuko abo nabo bazamubaze bati: Nyagasani, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, uri umugenzi cyangwa wambaye ubusa, urwaye cyangwa uri imbohe ntitwagufasha? Nuko azabasubiza ati: ndababwira ukuri, ibyo mutagira umwe muri abo baciye bugufi, ninjye mutabigiriye. Maze abo bazajye mu mubare bw'iteka, naho intungane zijye mu bugingo bw'iteka.
iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kristu Mwami tumuyoboke. Bana b'Imana, dufite ibyishimo kuri iki cyumweru cya Kristu Mwami. Ni icyumweru kandi gisoza umwaka wa liturujia, aho tujye kwizirikana ku ngingo igira iti Kristu Mwami agarutse kutubohora. Amen. Hari ibintu bitatu byihariye kuri Kristu, ibyo bita mu Kilatini Trimunera Christi, Munus Docendi, Munus Sanctificandi, Munus Regendi. Christ Prophète, Christ Sacrificateur, Christ Roi. Yezu Kristu umuhanuzi, Yezu Kristu umusaseredoti, Yezu Kristu Mwami. Ni kuri ubwo bwami bwe rero tugiye kwibandaho tuzirikana ko Kristu ari umwami w'ijuru n'isi, Roi de l'univers. Ubwami bwe rero akabwuzuza mu gutondagura inshinge eshatu. Mu Kilatini Vincere, Regnare et Imperare. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christ vent, Christ règne, Christ gouverne. Kristu utsinda, Kristu uganza, Kristu utegeka amahanga yose, ibihugu byose, amadini yose, abayisilamu, abadive, abaporoso, abagatulika, bose bagengwa na Kristu Mwami. Nanjye ndimo, nawe urimo, twese turimo. Inzu zacu, imitima yacu igengwa na Kristu Mwami. Muzacunge mu buzima busanzwe, burya umuntu ukora nabi bamuhimba amazina menshi mabi, ariko nanone umuntu ukora neza nawe bamuhimba amazina menshi meza. Kristu Mwami nawe agira amazina menshi meza kuko akora neza nyine. Hari amazina ane y'incamake y'amavanjiri uko ari ane: Christ Roi, Serviteur, Homme, Dieu. Kristu Mwami, umugaragu, umuntu n'Imana. Muri amazina yose ya Kristu Mwami tugiye kugaruka kuri abiri ajyanye neza n'uyu munsi wa Kristu Mwami: Christ Roi et Berger. Kristu Mwami na Kristu umushumba mwiza. Mu isomo rya mbere ni Kristu umushumba mwiza. Imana mu kigereranyo cy'umushumba mwiza uragira ubushyo bwe akabukenura. Mbese wa Kristu uje kutubohora ku ngoyi ya Sekibi bagize bati: nzashaka intama yazimiye ngaruri yari yatanye, yakomeretse nyomore, yari irwaye nyondore, ibyibushye nkomeze kuyitaho. Amen. Ese nkanjye wumvise ubugwaneza bw'uyu mushumba mwiza, niri humure ampa, natera nk'umurimbyi wa Zaburi nkagira nti uhoraho niyo mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Kristu niwe Alpha na Omega, intangiriro n'iherezo. Niwe zingiro rya byose, centre, n'ubwami bwe buzira iherezo, buhoraho iteka. Nk'uko twabizirikanye mu isomo rya kabiri, urubanza rwa Kristu ntabwo ari urwo gutwica, ahubwo n'ubwo kudukiza, akwiye kuyobokwa. Bagize bati: nuko rero igihe byose bizaba bimaze kumuyoboka, ubwo mwana aziyegurira se wamweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose muri bose. Amen. Umunsi mukuru wa Kristu Mwami utwibutsa ko ingoma zose z'isi zizashira, ndetse byumvikane ko ari Kristu uzigenga zose, niwe ugenga n'abami bose. Yicaye iburyo bwa se, ariko akazagaruka mu ikuzo, ya ngoma y'isi irangire, hatangira ingoma nshya y'ijuru. Fin du règne terrestre et inauguration du règne céleste. Yezu rero akatubwira uko bizaba bimeze ku munsi w'imperuka, ubwo twibukije mu ivanjiri ya none ingingo z'urubanza, za zindi zihiniye mu bikorwa birindwi by'impuhwe: kugaburira abashonji, guha icyo kunywa abafite inyota, kwambika abambaye ubusa, kwakira abanyamahanga, abari mu ngendo n'abari mu kaga, gusura abarwayi, gusura imfungwa no gushyingura abapfuye. Muri iyi vanjiri ariyo yitwa urubanza rw'imperuka, harimo ikintu gitangaje ku babi no kubeza. Bose ingingo z'urubanza ni zimwe, usibye ko bamwe bazubahirije abandi bakazirengagiza, bigatuganisha kuri bwa buryo bune bwo gucumura: action, parole, pensée, omission. Mu bikorwa, mu magambo, mu bitekerezo no mu kwirengagiza. Uburyo bwa kane rero ni ukubwitondera. Hari ubwo tubwira ko nta kibi twakoze, akaba umukecuru ati: sinica, sinsambana, siniba, sindoga, sinsinda, ngo ubwo se hari icyaha ngira mwana wanjye? Aha, cyagiye rero utibwiriza ngo ukore neza, nabwo ubucumura. Cyagiye wisinzira ukica igihe ubusa, ukagira ubunebwe, nabwo uba uri gucumura. Ukirengagiza umukene, ukirengagiza umushonji, ukirengagiza ugutakiye, nabwo ubucumura. Kwirengagiza ni ugusuzugura no gupinga. Bishushanya b'Abayahudi basuzuguye Imana bagapinga Yezu, bakanga kwemera. Ariko abanyabyaha bicujije bagakora neza, bakaronka umukiro, le béni du Père, abahawe umugisha na Data. Rero ubu mugenerwa murage, igihe wemeye kwisubiraho ukicuza ukareka ibyaha, ariko ugakora neza cyane. Yezu yagize ati: nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriye kuva isi kiremwa. Amen.
iyi nteruro ni nziza cyane, iraduhamiriza ko ijuru ryaremewe kujyamo, ryaremewe twebwe abana b'Imana kuzarijyamo. Naho umuriro wo l'enfer ntabwo wigeze utegurirwa abantu, ni uwa shitani n'abamarayika be, amashitani. Kuzajya mu ijuru twateguriwe, mbega byiza. Tekereza nawe mwana, umubyeyi yakubakiye inzu nziza kandi ihenze ngo uzaturemo nk'umwana wakunda, warangiza ukayanga ukajya kubuyera mu mihana n'imifurege, bakajya birwa bagusora mu mazu y'abandi kubera ko hanabuze n'amafaranga y'ikode. Babyeyi, murumva akagahinda k'uwo mubyeyi? Ngo kuko Imana ibazwa nuko yaduteguriye ibyiza ijuru ariko tukaryihunza. Bana b'Imana nimuhumure, Kristu Mwami azagaruka kuducira urubanza ku munsi w'imperuka, ariko ntibizaba ari ibihano gusa ku bakoze nabi cyangwa ibihembo ku bakoze neza, ahubwo ni n'umunsi wo kwakira impuhwe z'Imana. Ariko nanone ngo tubizi, kwakira bisaba gutega amaboko, tugasaba, tugatakamba, tugasenga twihana. Ubwami bwa Kristu rero ntabwo ari ubwami bwo kudupyinagaza nk'aba bategetsi b'igisi, ahubwo nubwo kutubohora ku ngoyi shitani. Amen. Kristu Mwami tumuyoboke. Umunsi umwe ngo hari umugabo wakundaga ubutegetsi cyane ku buryo gurupe yose yabagamo yagombaga kuyibera umushefu. Nuko hagiye hose mu itsinda bagahita bibwiriza bakamutora nk'icyubahiro bamugomba nyine. Yakoraga amafuti menshi kubera ko ari umutegetsi, ntihagere n'umutunga gatoki, byumvikana ataza kumererwa nabi. Nuko umunsi umwe uyu mugabo nyine aza gukora ibikosa biremereye. Noneho kera kabaye inzego zo hejuru ziratabara, ubwo bahita baramufunga. Ageze mu buroko nanone ashaka gukomeza gutegeka. Abashinzwe uburoko bati uyu muntu ntitwamukira tutamuhaye ubutegetsi. Nuko bamuha icyo cyubahiro cy'ubutegetsi bwo kuyobora imfungwa zose. Nk'umutegetsi wari usanzwe umenyereye ibyo gutanga amategeko, ahita atumiza imfungwa zose mu nama. Nuko azihira itegeko rigira riti, uzibeshya akansuzugura nzamuhana bikomeye, nzahita musuka hanze. Nuko imfungwa zose zihita zimukomera amashyi, naho undi akagira ngo ni cya cyubahiro cye bari gukomeza bamuhereza. Arongera ati, akazakora amakosa akansuzugura nzakirukana muri prison. Bakomeza bamukomera amashyi. Mu minsi mike koko wa mutegetsi atangira gukurikiza rya tegeko, nuko umusuzuguye wese agahita amwirukana muri prison. Hashize iminsi myinshi wa mutegetsi yisanga asigaye wenyine mu buroko. Byumvikane nyine imfungwa zose yari yarazicyuye kuko zamusuzuguye, gusigara muri prison wenyine kubera gukunda icyubahiro n'ubutegetsi. None rero wo mubyeyi, urashaka nawe kuzasigara muri gereza kubera kugundira icyubahiro n'ubutegetsi by'isi? Ibintu by'isi, amakuzo y'isi, ibyo byose bizashira. Kristu Mwami yaratsinze naganze kandi ategeka amahanga yose. Aje kuturokora uburoko bw'icyaha, bya byaha byatugize imbata za shitani, uburoko bwa shitani y'ubusinzi, uburoko bwa shitani y'ubusambo, uburoko bwa shitani y'ubusambanyi, uburoko bwa shitani y'uburyarya, prison y'uburiganya, prison y'ubugambanyi, prison y'ingeso mbi n'izindi prison nyinshi za sekibi. Izo zose ni gereza z'urupfu. Icyaha kiganisha ku buroko bw'urupfu. Mubyeyi, uyu munsi nufate nkaho ari wo wanyuma mu buzima bwawe. Niyo mperuka yanjye, niyo mperuka yawe. Nawe rero usuzugure shitani kugira ngo utagumana nawe mu buroko, ukazamufasha kota umuriro w'iteka n'abambari be amashitani. Uzasuzugura shitani azahita asezerwa mu buroko, uburoko bw'icyaha, uburoko bw'umuriro w'iteka. Buri munsi byibuze ujye ukora uyu mwitozo nk'umunota umwe. Wibaza uti, nk'ubu mfuye uyu munsi najya he? Najya muri prison ya sekibi, umuriro w'iteka, aho nzababara ubuzima bwose? Cyangwa najya muri paradizo hamwe n'Imana mu bwigenge, nyicarana n'Imana mu ngoma y'ijuru, ibyishimo bidashira? Erega bavandimwe, Imana ntizatubaza batugiriye nabi cyangwa batugiriye neza, ahubwo izatubaza abo twagiriye nabi cyangwa neza. Urakoze Yezu kubuje kuntabara no kundohora mu nyanja y'ikibi, ku ngoyi ya shitani, ugacagagura iminyururu y'ikuzimu yari imboshye. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Kristu tsinda, Kristu ganza, Kristu tegeka amahanga yose. Kristu Mwami tumuyoboke. Mugire icyumweru cyiza cya Kristu Mwami kandi tumuyoboke. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diocese ya Cyangugu. Mushuma mwiza dushagaye berwa